izina ryanjye nitwa Ikitegetse Alexandre, ndi Reverend mu itorero Agape Sanctuary Church mu Rwanda. Dukurije ku nsanganyamatsiko twari dufite n'ibyo twize, ikibazo cya gatatu cyatubaza ngo mbese niki twungutse dukurikije ku nyigisho z'uyu munsi. Ku nyigisho z'uyu munsi nungutsemo ibintu bigera kuri bibiri, cyane cyane duhereye kuri iki cyigisho cy'uyu mukozi w'Imana. Mu by'ukuri icyigisho uko nakibonye cyavuga cyane ku isabato. Mu by'ukuri abantu benshi dukunda kugira akabazo kuri icyo kibazo cy'isabato. Bamwe ntitunamenye ko isabato ari uburuhuko, kandi icyo kiruhuko nuvuga ngo cyatanzwe, iyo turebye mu byanditswe byera kuri hariya mu kuva ibice 20 avuga ngo umunsi w'isabato kuruhuka. Ibyo bitwereka ko cyari igicucu kibizaba, aribyo nk'uko twakuze inyigisho z'umukozi w'Imana byatuye ko isabato bivuga ko ari Kristo, ari igishushanyo cya Kristo. Muri byo nizemo rero, nize gusobanukirwa, nasobanukiwe neza kumenya isabato icyo ari cyo, kandi nuko dukwiye gufata umurimo w'Imana cyane cyane uko dukwiye. Iyo dusomye muri Bibiliya tudakwiye kureba igice kimwe nk'uko umukozi w'Imana yabitubwiye, ahubwo dukwiye tukareba n'igice kindi cyuzuza kuri cya gice twabonye, ahubwo turushaho gusobanukirwa iby'Imana. Kandi nk'uko yabitubwiye, byaba byiza gusoma Bibiliya tugakura ijambo ry'Imana tukarisoma kenshi kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Mu by'ukuri rero nafashijwe cyane kubw'izi nyigisho z'uyu munsi, nejejwe nuko namenye ndasobanukiwe isabato icyo ari cyo, kandi ko iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubonye uburuhukiro. Turi muri Kristo ntabwo tukiri mu mbata z'amategeko, ko amategeko azana urupfu, ariko muri Kristo Yesu tubona ubuntu, tukabona gukizwa guturutse mu gutsindishirizwa. Kubw'ibyo rero Imana yahabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe. Ibyo rero byanejeje, ndumva narekeraho. Imana yahabwa icyubahiro. Murakoze.